kuwa mbere kuri uyu wa gatanu nibwo Sekafa Kagame Cup iri butangire mu rw'imisozi igihumbi ako karimbo murakibuka ka Sekafa kera Sekafa mu rw'imisozi igihumbi Sekafa Ferwafa Sekafa na Ferwafa yego iratangira Kigali mu Rwanda yaherukaga mu mwaka wa 2019 nibwo u Rwanda rwerukaga kuyakira ariko murabizi ko umwaka ushize bari mu gihugu cya Tanzania bari Dar es Salaam ndetse ikipe ya APR yatsindiwe ku mukino wa nyuma kuri inshuro u Rwanda ruzahagararirwa n'amakipe abiri ari ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR yewe umunsi wa mbere kuwa gatanu nyine imikino ibiri iteganyijwe usizakinirwa muri stade Amahoro hari umukino wo mu itsinda rya Vipers izatangirana na kipe yitwa Garde Republicaine yego bazakina ku isaha y'isa 9 hanyuma nyuma yaho ro ku isaha y'isa 1 ntekereza ko nabwo hazaba ibirori byo gufungura ku mugaragaro Sekafa Kagame Cup ni umukino uzahuza ikipe ya APR n'ikipe ya Gormahia ugura ntekereza ko ari na tips waha ikipe ya APR cyangwa se buriya se umutoza ntiyakurikiye n'abandi bose bafatanyije umutoza wa APR yarari muri match ntago yabura yavuye gukina match ya gishuti n'intare ishorongeye itaza muri stade yagize n'amahirwe bashyize saa 12 n'igice byari byoroshye cyane mu gihe kandi bamaze gusohora ibiciro ubwo mpereye ku munsi wa mbere ariko imikino yo irahari izakomeza nyine kuva ku munsi wa mbere kuwa gatanu iyi mikino bizakinirwa muri stade Amahoro amatike uko abantu bazagura amatike hari iya make ni ya 2 muri apa hanyuma hasi ni 2,000 muri VIP ni 15,000 VVIP ni 30,000 hanyuma muri executive seat ni 100,000 mu gihe Skybox azaba ari 1,000,000 kugura amatike rero nugukanda kanyenyeri 939 kanyenyeri 3 akanyenyeri 2 kano kanyenyeri umenya tumaze kwamenyera muri sport turimo turagakoresha cyane muri iyi minsi yego niko umunsi wa mbere uzafungurwa ugakinirwa kuri stade Amahoro uteganyijwe muri Sekafa Kagame Cup Sekafa yagarutse kandi ni irushanwa this time around rikomeye ririmo amakipe akomeye ahantu harimo Simba hakabamo Al Hilal ndetse n'aba champion ba Kenya nka Gormahia ari hano ba Vipers ikipe nziza ya Uganda ntabwo ari business as usual ntabwo ari bya bintu byazamura ndege kwizigira oya yego abantu bitonde amashaka kureba nabi no gusohoka mu itsinda bikakunanira dufite aba champion b'ibihugu ushobora no kunanirwa gusohoka mu itsinda ugakubitwa syndicate n'itsinda nturisohokemo rero niri mu itsinda rya Hilal na task no kuzamuka muri iryo tsinda uri uwa mbere birakomeye kuba uwa mbere uri kumwe na Hilal mu itsinda kandi udatinya ntutinyuke gutekereza ko byoroshye nanone kwizigira ngo urareba ngo APR ngo irakomeye cyane ngo izaba yinyuriraho APR ni kumwe na Simba oya sorry na Vipers nande nebyiri nago nyine Gormahia urakoze cyane ni champion wa Uganda na champion wa Kenya Vipers aryo natwe champion ya Uganda yego turebe Vipers ni champion wa Uganda nese coach bamwirukaniye coach watozwaga na yari yaramaze kukibahase yarakibahaye yego batamusezerera ngo iki nibyo 2025-2026 ni champion wa Uganda Premier League title is Vipers niwe rwose ninoze wayibahaye Jackie na Yerta itagenda okay none ubwo urumva ifite aba champion babiri ni itsinda ry'aba champion na champion wa Uganda na champion w'u Rwanda ubwo nyine urumva ko iryo tsinda naryo ntabwo ryoroshye ukeneye kuba uwa mbere tubyibuke ntagarura ngo mbu wa kabiri utabaye uwa mbere sigane kujya gucunga ngo best rules ubwo rero nanone nuhasohoka kugira ngo mve ko bikomeye urura kwazo guhita muri demi final rwa kuri Simba cyangwa ahitugwa kuri Al Hilal bayayoboye itsinda ryariyo ni inkuba uzi icyo bisobanuye amakipe yacu babe APR babereye
sekafi irakomeye ni ugutsinda guhera kuri match ya mbere sekafi irakomeye zirakomeye cyane sekafi iteye ubwoba abanyarwanda babyumve ko ntabwo harimo ibyo kuvuga ngo hazazamuka ebyiri ni imwe mu matsinda atatu akaba amakipe atatu hanyuma agafata iza kabiri eshatu ya kabiri mu itsinda rya mbere ya kabiri mu itsinda rya kabiri ya kabiri mu itsinda rya gatatu bakareba ifite imibare myiza kurusha abandi ikazamuka igasanga izo ngizo none ushobora kugera n'ibyago ugasanga na best ruza ntuyigiyemo kubera itsinda ryawe ukuntu ryagukomeranye ugasanga ukubiswe match imwe wanganye indi no kwa best ruza ukabibona erega ubwo Rayon Sport iri kumwe na Task nari Hilal birasaba gatuza birasaba ko amakipe afungura ni ukuvuga ngo itsinda rya mbere match ya mbere wari umaze kuyivuga ni Vipers na Garde Republicaine za tariki 24 se 24 za kwa gatanu hanyuma APR igahita ikina umukino wayo wa mbere saa moya z'ijoro kwa gatandatu tariki 26 25 Simba izakina na Mogadishu Club Singida Black Stars ikine na Jamus kuri Kigali Pele Stadium hanyuma Rayon Sport izinjira mu kibuga ku cyumweru saa 12 ku cyumweru 26 izakina na KVZ yo muri Zanzibar saa 12 ku Mahoro Stadium hanyuma hahita hakurikiraho Al Hilal na Task zizatangira saa 9 saa 12 Rayon Sport ikina na KVZ yo muri Zanzibar kuwa mbere Garde Republicaine na APR kuwa mbere saa 12 ngo abakunzi ba APR mutegure match kuwa gatanu saa moya z'ijoro ndetse mufite n'indi match kuwa mbere mukina na Garde Republicaine kuwa mbere saa 12 abakunzi ba Rayon Sport match yanyu ya mbere iri ku cyumweru saa 12 urumva hehe kuri stade Amahoro ku cyumweru hanyuma Rayon Sport izongera gukina nanone tariki 29 mukina na Taska kuri Kigali Pele saa 12 urumva ni inkuba imiriro wa mubyeyi urakomeye cyane iyo ni Sekafa Kagame Cup nta nimwe yoroshye n'ugutsinda ugomba gusohokamo ruwambe wenda wakoze ishyano ni ugutsindwa imwe nawe izindi ebyiri ugahita uzirasa ikipe izagera munsi ya 6 yo ntizirirwe rwose yishyushye izagera munsi ya 6 yo ntizirirwe nanatekereza ibyo kuva mu itsinda iyo yizaba yitahiye wako urumva amahirwe menshi byibura uzagira 6 kuzamura 6 7 probably wenda washobora kugira wenda nk'iyo chance yo kwa best losers wenda ibyo byamufasha ariko na APR nayo ikaba nayo itaradofashije ngo tuyirebe ibyo nabyo reka tuyihe umwanya itangire muri competition ibintu byo kumbwira ngo unyagiye intare ibitego 7 intare ni intare nyine intare se intare abana bakiri kwigishwa umupira ahubwo utabaritsinze 7 waba ufite ikibazo ahubwo abana bakuyemo 5 bazamuyemo 5 iyo si match ni imyitozo mbone ntabwo yuko narababona muri match reka tubarebe muri Sekafa yego kiza baranafungurira kuri champion wa Uganda kuri wa gatanu saa moya z'ijoro amasaha meza umunyarwanda arakubaza rigoga televiziyo y'igihugu match murazifite sinabwiye ko kuwa gatatu aribwo haba inama determina gahunda z'icyumweru ariko hari amakuru nakandagiye ayo ngayo rwose yibanze ariko ayibanze niyo hari umuntu hambwe ati deje wanyagiye mu nama ku bintu bya Sekafa akusugura urumva ari gute Sekafa Kagame Cup yego hari amahirwe menshi ari match zo kurebwa ndabibutsa ko turi tariki 20 sitwe tubigena ariko hari ibintu dufata nk'umwanzuro nkatwe dukurikije experience dufite tuzabaha Sekafa hari imikino tuzareka rwose ibyo nge nari kugana kwizya tubifashe iki hari imikino muzabona rwose hanyuma muribuka ko uyu munsi ari kuwa